Muraho neza, ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Niba ari ubwa mbere, kora subscribe, ukore share na like, kugira ngo amasomo dushyira kuri YouTube channel yacu ajya kugeraho utabanje kuyashakisha. Hano rero muri traffic rules, kugira ngo ubone application ya traffic rules, ujya muri Play Store ukandikamo ijambo ngo traffic rules. Iyo umaze kugeramo muri application yacu tugiramo serivisi nyinshi, tugiramo amagroupe twigishirizamo. By'umwihariko tugira groupe yitwa VIP kora rimwe. Ni groupe twigishirizamo by'umwihariko ku buryo umuntu yizemo ajya mu kizamini yiteguye intsinzi. Aba yiteguye intsinzi rwose nta kabuza. Tugira n'imyitozo ikorerwa muri application. Iyo wamaze kudownloadinga application ya traffic rules, ikaba iri muri telefone yawe, ibyo byose ugenda ubibonaho. Iyo umaze kuyidownloadinga ukinjira mu magroupe rusange, ugenda ubaza ibibazo tukagufasha kugusobanurira. Uyu munsi rero twabazaniye ikizamini tugiye gufatanya gukosora, cyakorewe kuri site ya Rwamagana. Nk'uko bisanzwe rero, ikizamini iyo tukibonye dufasha abanyeshuri kugikosora. Kugira ngo babone uko kigomba gukorwa. Urafata agakaramu n'urupapuro byawe, tugende dusoma ikibazo, noneho ugisubize. Kuri ka gapapuro kawe urajya wandikaho inyuguti ubona ariyo wahitamo. Noneho niturangiza gukosora uko ari ibibazo 20, urebe ngo iki kizamini wakigiramo angahe. Twihuse rero, ikibazo cya mbere cyabazaga ngo iki cyapa gisobanura iki? Kuvuga ngo muri kubona ko ari icyapa babajije. Kivuga ngo iki rero? Mu bisubizo baduhaye guhitamo, A iravuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B, umuhanda udakomeza. C, ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D, guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Kuri ka gapapuro kawe ubwo urahitamo alphabe ubona ariyo. Gutya rero ubu buryo iki kibazo kibajije, hari abanyeshuri bakunze kumbaza ngo mbese ngo ubu ngubu kiriya kibazo ntikiba kibajije nabi. Oya, ntabwo kiba kibajije nabi. Byanga bikunda iyo batashyizemo ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bivuze ko muri bya bisubizo baguhaye urahitamo, byanga bikunda cya gisubizo kiba kirimo. Wenda ushobora kuba utakizi, ariko bivuze ko kiba kirimo. Ntabwo rero ntimukajye mukibona ngo muvuge ngo wenda ikibazo bagiteguye nabi. Oya, ikibazo kiba giteguye neza rwose. Hano rero igisubizo ni B. Kiriya cyapa kiratubwira ngo umuhanda udakomeza. Igisubizo ni B. Ikibazo cya kabiri
Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ukomeza ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha ibi bikurikira: a. Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. b. Ahegereye umurongo ukomeje. c. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. d. a na c ni ibisubizo by'ukuri. Hano rero igisubizo ni igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Hano igisubizo ni c. Ni ukuvuga ngo rero utwo turanga gukata tw'ibara ryera muzatubona mu muhanda ahantu hegereye amasangano. Iyo umuhanda ufite ibisate byinshi kandi akaba hegereye amasangano, icyo gihe muri bya bisate by'umuhanda bashushanyamo utuntu tw'uturanga cyerekezo, udufureshi. Ni ukuvuga ngo niba uri mu gisate cy'umuhanda agafureshe kakaba kerekera wenda ibumoso, icyo gihe wowe uba ugomba kujya ibumoso. Niba kerekera iburyo uba ugomba kujya iburyo. Ni ukuvuga ngo kaba kakuyobora, ngo cya gisate cy'umuhanda urimo kakwereka inzira uri bukomezemo. Hano rero igisubizo ni c. Ikibazo cya gatatu kiratubwira ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira: a. Burenga toni imwe. b. Burenga toni ebyiri. c. Burenga toni 24. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro kawe rero andikaho igisubizo ubona ari cyo. Mbibutse ko ahangaha iki cyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza, muzarebe ko modoka zitwara imizigo cyangwa se amatagisi cyangwa se izi kwasiteri, muzabona hari akapa bomekaho kanditseho ngo kilometero wenda 60 mu isaha. Ni ukuvuga ngo icyo kinyabiziga iyo bometseho ako kapa kiba kitagomba kurenza uwo muvuduko. Rero bishyirwa, icyo cyapa cyerekana umuvuduko ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku bihe binyabiziga. Hano rero igisubizo ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko icyo cyapa gishyirwa ku binyabiziga birengeje toni 5. Bishyirwa ku binyabiziga bifite uburemere burenga toni 5. Hano rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo, igisubizo ni d. Dukomeje n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kiratubwira ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni: a. Kilometero 50. b. Kilometero 40. c. Kilometero 30. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero iyo bavuze ngo mu nsisiro cyangwa se ahatari mu nsisiro biba bivuze iki? Mu nsisiro ni ahantu hatuwe, naho ahatari mu nsisiro ni ahantu hadatuwe. Hano rero batubwiye ngo ahatari mu nsisiro.
hari iyindi terime bakunda gukoresha bavuga ngo iyo nta mategeko awugabanya. Iyo bavuze ngo iyo nta mategeko awugabanya, baba bavuze ngo ahatari mu nsisiro. Dukurikije rero ikibazo batubajije, ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni kilometero 50. Igisubizo ni A. Ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira: A. Ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. B. Ku gice cy'inyuma cy'ikinyabiziga. C. Ahegereye inguni y'ibumoso. D. Ibi bisubizo byose ni ukuri. Iyo rero batubwiye ngo amatara ndanganyuma ni amatara agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga birebewe inyuma, naho amatara ndangambere ni amatara agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga birebewe imbere. Ni ukuvuga ngo ayo matara rero iyo ikinyabiziga kiyacanye, undi muyobozi ugikurikiye cyangwa se uwo bagiye kubisikana abona ko aho ngaho hari ikinyabiziga, akamenya ngo ese ninjya kukinyuraho iki kinyabiziga ndasiga umwanya ungana ute kugira ngo tutaza kugongana. Ayo niyo bita amatara ndangambere na ndanganyuma. Hano rero ayo baratubajije ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hano rero igisubizo ni C. Ahegereye inguni y'ibumoso. Ahegereye inguni y'ibumoso. Ni ukuvuga ngo baratubwira ngo itara ndanga iyo ari rimwe ku kinyabiziga rishyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, kuko iyo tujya tunyuranaho dukoresheje uruhande rw'ibumoso, aba ari ukugira ngo ugire gute nibaza kumunyuraho babone umwanya bari busige. Hano rero igisubizo ni C. Ahegereye inguni y'ibumoso. Ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kiratubwira ngo ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika. Ibinyabiziga ntibishobora kugenda: A. Biteganye. B. Ku murongo umwe. C. A na B nibyo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twongere dusubiremo twumve ikibazo neza. Mbibutse ko aha iki kibazo kiri ku bimenyetso bimurika, kandi twabonye ko ibimenyetso bimurika biri mu bimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda. Iki kibazo kiri kubaza ngo ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda: A. Biteganye. B. Ku murongo umwe. C. A na B nibyo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha hantu tuhumve neza igisubizo cyacyo. Igisubizo cyacyo kiravuga ngo ni bishobora kugenda biteganye naho umubare wabyo utatuma biba ngombwa. Iki kibazo reka tugitindeho kugira ngo tucyumve neza, kuko iki kibazo harimo umutego w'ijambo rimwe gusa
cyangwa se igihekane kimwe gishobora gutuma ibi bintu warabyize bigatuma iki kibazo kikunanira kandi wari ukizi. Ni ukuvuga ngo mu igazeti ku ngingo yayo y'106 umurongo wa 13 hatubwira ngo iki? Haratubwira ngo ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga bishobora kugenda biteganye naho umubare wabyo utatuma biba ngombwa. Bivuze ngo murabona ko a bari banditse hano ngo biteganye. Byumvikane ko twagombaga kuhasubiza. Impamvu rero yatumye tutahasubiza ni iki? Musome mu kibazo harimo ijambo nti. Iyi nti, aka kajambo ka nti murumva ko ari impakanye. Murumva ko ari impakanye. Kandi mu igazeti ho ni bishobora. Mu igazeti baratwemeza, hano mu kibazo ho baraduhakanira. Iki kibazo tucyumve neza, impamvu dusubije ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu dusubije ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni iri jambo nti. Iki gihekane cya nti nicyo gitumye dusubiza ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo iyi nti baba bayikaseho bakaba bashyizeho ngo bishobora, bakaba bavuze ngo bishobora, iyi nti bayikaseho, tuba dusubije kuri a. Iki kibazo tucyumve neza. Ushaka kubisoma neza ukabyumva neza, wajya mu igazeti ku ngingo yayo y'106 umurongo wa 13. Ubaye nta gazeti ufite, iyo ufite application ya traffic rules muri telefone yawe, igazeti rwose irimo, muri iyi application irimo. Iki kibazo rwose tucyumve neza. Kandi ubaye utari kucyumva neza, wajya muri komenti ukatubaza tukagusobanurira neza aho utari kumva. Ikibazo cya 7. Ikibazo cya 7 kiratubwira ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira: a. Mu duhanda tw'amagare. b. Mu duhanda twagenewe velomoteri. c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira: a. Mu duhanda tw'amagare. b. Mu duhanda twagenewe velomoteri. c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho andika igisubizo. Hano igisubizo ni c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe guhagarara akanya kanini mu duhanda tw'amagare no mu duhanda twagenewe velomoteri. Birabujijwe kuhagarara akanya kanini. Iki kibazo rero uko bakibajije, igisubizo a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo igisubizo ni c. Ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kiratubwira ngo ubugari bwa remoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira: a. santimetero 25. b. santimetero 125. c. santimetero 45. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni d. Ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko
ubugari bwa remoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza santimetero 75. Ntiburenza santimetero 75. Hano rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko igisubizo nyakuri ni santimetero 75. Ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiratubwira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ate? Murabona kuri iyo shusho hariho ikinyabiziga, hariho n'abanyamaguru. Murabona ko abanyamaguru bari kuri zebra crossing, hariya abanyamaguru bambukira. Noneho batubwiye ngo kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza akitegura guhagarara. B. Gukomeza agendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje. C. Kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru ataratambuka. D. Kuvuza ihoni akaguma ku muvuduko yahozeho. Hano rero, igisubizo ni A. Kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza akitegura guhagarara. Tujya tubibona mu muhanda, iyo tugenda mu muhanda mubona ko ahantu hari inzira z'abanyamaguru, hariya abanyamaguru bambukira, iyo tubonye abanyamaguru bahegereye duhagarara tukareka bakabanza bagatambuka, kuko hariya ni inzira zagenewe abanyamaguru. Niyo mpamvu tugomba gutegereza bakabanza bagatambuka. Hano rero igisubizo ni A. Kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Igisubizo ni A. Ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. A. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bivuga ngo ubundi iyo bavuze ngo isuzumwa ni controle technique. Nuvuga ngo ibi binyabiziga byo kuri A, ibyo kuri B n'ibyo kuri C baduhaye bikorerwa isuzumwa ariyo controle technique buri mezi 6. Buri mezi 6. Ibindi binyabiziga bisigaye nibyo bikorerwa controle buri mwaka. Nuvuga ngo rero impamvu dusubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo nuko bino binyabiziga baduhaye byo kuri A na B na C bikorerwa isuzumwa buri mezi 6, ntabwo ari buri mwaka. Murumva ko niba ari buri mezi 6 ni kabiri mu mwaka, kandi hano batubajije ibikorerwa controle rimwe mu mwaka. Niyo mpamvu hano rero twasubije ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni D. Ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11. Ubugari
bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande, kimwe n'ubwa remoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga, ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga: a metero imwe na santimetero 25, b santimetero 30, c santimetero 75, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro kawe rero andika igisubizo. Bibutse ko iyo ushaka iyi application yacu ya Traffic Rules kuyesitara muri telefone, ujya muri Play Store ukandikamo ijambo Traffic Rules, ukayidawunirodinga, noneho ukayesitara muri telefone yawe, ikajya igufasha kwiga. Muri iyi application iyo umaze kuyesitara habamo serivisi nyinshi cyane, nka serivisi z'irembo. Serivisi z'irembo zibamo rwose, irembo rirakora neza cyane. Iki kibazo cya 11 rero igisubizo cyacyo ni B, ni santimetero 30, santimetero 30. Ikibazo cya 12, ikibazo cya 12 kiratubwira ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira: a gushaka umuherekeza, b gukurura ikinyabiziga cye, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro kawe rero andika igisubizo. Iyo bavuze rero ngo akanyabiziga gasunikwa, murabona nka tuno tunyabiziga bashyiramo amakese ahantu ku madepo, turiya nitwo bita utunyabiziga dusunikwa. Nitwo bita utunyabiziga dusunikwa. Hano rero igisubizo ni B, gukurura ikinyabiziga cye. Ni ukuvuga ngo iyo akanyabiziga gasunikwa, ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, icyo gihe agomba kugakurura, igisubizo ni B. Ikibazo cya 13, nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira: nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira: a metero 150, b metero 50, c metero 20, d metero 10. Hano igisubizo ni C, metero 20. Ni ukuvuga ngo
iri tara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba kuba rikigaragaza neza ku buryo umuntu uri mu ntera ya metero 20 aba abasha gusoma nimero z'icyo kinyabiziga. Aba agomba kubasha kubona plaque y'icyo kinyabiziga, imibare n'inyuguti bikigize. Hano igisubizo ni C. Ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kiravuga ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa A. abanyamaguru, B. ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro kawe ubwo urandika igisubizo ubona ari cyo. Mbibutse ko ushaka kwiga neza byimbitse, turakwigisha rwose, turakwigisha online. Icyo usabwa ni ukuba ufite smartphone, ukaba ufite na megabyte. Twigisha mu buryo bubiri, hari ukukwigishiriza muri groupe ya VIP kora rimwe, groupe tujya twigishirizamo, hari no gukora imyitozo iba muri application ya Traffic Rules. Application ya Traffic Rules rero iboneka ute? Ujya muri Play Store ukandikamo ijambo Traffic Rules, ukayidownloadinga, noneho ukayinstalla muri telefone yawe. Iyo umaze kuyinstalla muri telefone yawe, urayifungura, haba harimo amagazeti, hakabamo na serivisi z'irembo, noneho hakabamo no kwinjira mu magroupe, hakabamo n'iyo myitozo uba ushobora gukora muri application. Uramutse ubonye rero kuyinstalla wenda biri kukugora cyangwa se hari izindi mbogamizi uhuye nazo, utwandikira muri comment tukagufasha rwose. Iyo wiga muri VIP rwose gutsinda aba ari ihame rwose, kuko ibintu ujya gukora ubizi neza. Iki kibazo cya 14 rero igisubizo cyacyo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nuvuga ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ariko ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Urumva ko mu binyabiziga bigendera ku biziga bibiri harimo amapikipiki ariyo moto. Ubwo ni ukuvuga ngo ako kayira rero kaba karagenewe abanyamaguru n'ibyo binyabiziga bigendera ku biziga bibiri gusa. Igisubizo ni C. Ikibazo cya 15. Utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa A. n'umuhondo, B. n'umutuku, C. n'umweru, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Akagarurarumuri ni iki rero? Akagarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Akagarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Ni ukuvuga ngo iyo ugacanyeho amatara urumuri rurakugarukira ukabona ko imbere hari ikinyabiziga. Hano rero igisubizo ni C. ni umweru. Utugarurarumuri turi imbere ku kinyabiziga tugomba kuba dusa n'umweru. Rero kambabwire tukivireho rimwe utugarurarumuri uko dushyirwa ku kinyabiziga. Utugarurarumuri uko dushyirwa ku kinyabiziga, imbere ni umweru, inyuma ni umutuku, mu mbavu z'ikinyabiziga tugasa
n'umuhondo. Ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo iyo umuhanda ugabanijwemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe a. kugendera mu gisate cy'iburyo, b. kunyuranaho, c. kugendera mu gisate cy'ibumoso, d. ibi bisubizo byose nibyo. Mbibutse ko iyi ari traffic rules, amategeko y'umuhanda. Hano rero igisubizo ni c, kugendera mu gisate cy'ibumoso. Ni ukuvuga ngo iyo umuhanda ugabanijwemo ibisate bibiri kandi ukaba ugendwamo mu byerekezo byombi, mbese ni ukuvuga ngo umuhanda ubisikanirwamo, umuyobozi abujijwe kugendera mu gisate kiri ibumoso bwe. Hano rero igisubizo ni c. Ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 nacyo cyerekeye ibyapa. Kiratubwira ngo ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni a. mpande eshatu, b. uruziga, c. urukiramende, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni b, ni uruziga. Icyapa kivuga ngo ugukikira bitegetswe gifite ishusho y'uruziga, ariko muri iki kibazo wenda iyo baba bashyizemo ijambo ingasire, twari gusubiza aho handitse ngo ingasire, kuko mu igazeti batubwira ko ari ingasire, ntabwo batubwira uruziga. Ariko muri egizame ahanini dukunda gukoresha ijambo uruziga, ariko baramutse babishyizemo byombi, bavuze wenda nka hano kuri a bavuze ngo ingasire, twari gusubiza ngo ingasire, twari gusubiza ku ngasire, kuko ingasire niyo igira agaciro cyane gusumba uruziga. Hano rero kubera ko batashyizemo ingasire, niyo mpamvu twasubije kuri b, ngo ni uruziga. Icyapa kitwereka ugukikira bitegetswe gifite ishusho y'uruziga. Igisubizo ni b. Ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kiragira kiti ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira: a. ahatagejeje kuri metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, b. ahantu hari ibimenyetso bibibuza byabugenewe, c. aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, d. ibi bisubizo byose nibyo. Hano rero igisubizo ni d. Igisubizo ni d. Uvuga ngo ibi bisubizo byose nibyo. Uvuga ngo ahatagejeje kuri metero imwe imbere n'inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, birabujijwe kuhahagarara akanya kanini. Guhagarara akanya kanini cyangwa akanya gato rero bivuze iki? Guhagarara akanya gato bivuga umwanya ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo ibintu cyangwa abantu byinjire cyangwa bisohoke.
Guhagarara umwanya munini bivuga iki? Guhagarara umwanya munini bivuga igihe kirenze icyangombwa. Igihe kirenze icyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo ibintu cyangwa abantu byinjire cyangwa bisohoke. Murumva ko aho bitandukaniye ni uko guhagarara akanya gato ari igihe cyangombwa, naho guhagarara akanya kanini ni igihe kirenze icyangombwa. Noneho ngo kuri B ngo ahantu hari ibimenyetso bibikubuza byabugenewe. Ni ukuvuga ngo ahantu hari ibimenyetso byabugenewe ni hahandi bavuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini cyangwa umwanya mutoya. Kandi tugomba kubahiriza ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda igihe biteye uko byagenwe kandi bigaragara neza. Ni ukuvuga ngo icyapa niba kitagaragara neza, wenda nko ku muhanda tujya tubona ibyapa byarahirimye, niba cyarahirimye birumvikana ko uba utakibona neza. Ntuba ukibona neza. Noneho kuri C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Inkomyi ni iki rero? Inkomyi ni ikintu cyose kibangamira uburyo bwo kugenda mu muhanda. Kugira ngo wenda twumve inkomyi neza icyo ari cyo, twese tuzi umuryango w'amazu. Uvuga ngo ufashe intebe ukayitereka mu muryango, urumva ko umuryango niba tuwinjiriramo ugaterekamo intebe, kandi intebe yakagombye kuba iri mu nzu mo imbere, icyo gihe ya ntebe izaba ibaye inkomyi. Izaba ibaye inkomyi kuko umuntu ushaka kwinjira ntazabona aho anyura. Birumvikana azataruka ya ntebe cyangwa se anyure mu kayira gatoya kandi yagakwiye kugenda yisanzuye. Inkomyi ni icyo rero. Inkomyi ni ikintu gishobora gutuma inzira itaba nyabagendwa, nicyo twita inkomyi. Hano rero igisubizo ni D. Ibi bisubizo byose nibyo. Ikibazo cya 19 kiratubwira ngo iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira: A. Metero 100. B. Metero 150. C. Metero 200. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro rero andika arufabe ubona ariyo. Hano rero igisubizo ni B, ni metero 150. Ni ukuvuga ngo utugarurarumuri two ku kinyabiziga dushyirwa ku kinyabiziga gute? Imbere tugomba kuba dusa n'umweru, inyuma tukaba dusa n'umutuku, mu mbavu z'ikinyabiziga tukaba dusa n'umuhondo. Iyo rero tumuritswe n'amatara y'urugendo tugaragarira mu ntera ya metero 150. Akagarurarumuri ni iki rero? Akagarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Utwo tugarurarumuri rero tugaragarira mu ntera ya metero 150. Igisubizo ni B. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano? A. Aha umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho. B. Atarenze umurongo wera ucagaguye. C. Arenze umurongo wera
ucagaguye. D. Nta kurenga imirongo yombi. muri kubona ko hari ifoto, hari umuhanda n'uriya munyegare. Bakubajije ngo ni gute umuyobozi yanyura kuri uriya munyegare. Muri izi arufabe rero baduhaye guhitamo, urahitamo iyo ubona ariyo, igendanye n'uko wize ibimenyetso birombereje n'uburyo wize amategeko yo kunyuranaho. Hano rero igisubizo ni C. Igisubizo ni arenze umurongo wera ucagaguye. Iki kibazo rero nacyo reka tukiteho neza, tukivugeho neza. Nuvuga ngo muri kubona uriya munyegare, mukabona n'iriya mirongo, murabona ko hari imirongo ibiri. Hari umurongo ukomeza, umurongo udacagaguye, hakabaho n'akarongo gacagaguye. Mu bimenyetso birombereje rero batubwira ngo iki? Baratubwira ngo umurongo urombereje n'umurongo ucagaguye ibangikanye, umuyobozi yita ku wuhe? Umurongo ukomeza ari wo murongo udacagaguye n'umurongo ucagaguye ibangikanye, umuyobozi agomba kwita ku wuhe? Igisubizo, agomba kwita ku murongo urushijeho kumwegera. Umurongo urushijeho kumwegera. Nuvuga ngo rero murabona ririya gare aho riri, icyerekezo riri kuganamo, kandi natwe turi kugana aho iryo gare riri kugana. Batubajije ngo tuzanyura kuri uriya munyegare gute? Itegeko ryo kunyuranaho ritubwira iki rero? Itegeko ryo kunyuranaho riratubwira ngo umuyobozi ugiye kunyura ku wundi yitiza igisate cy'umuhanda kiri ibumoso bwe. Niba rero yitiza igisate cy'umuhanda kiri ibumoso bwe, kandi hariya tukaba turi kuhabona umurongo umwe ucagaguye n'undi murongo udacagaguye, biragenda bite? Turakurikiza irihe tegeko rero? Turakurikiza ririya tegeko rivuga ngo umurongo ucagaguye n'udacagaguye ibangikanye, umuyobozi yita ku murongo urushijeho kumwegera. Umurongo utwegereye rero guracagaguye. Niba uwo murongo ucagaguye rero tuzagira gute? Tuzanyura kuri uriya munyegare twitije cya gisate kiri ibumoso bwacu, turenze umurongo ucagaguye. Nguvuga ngo nubwo wenda turi kubona umurongo munini unakomeza udacagaguye, icyo itegeko turi bugendereho, turagendera kuri iriya tegeko rivuga ngo twita ku murongo urushijeho kutwegera. Twe rero umurongo utwegereye ni umurongo ucagaguye. Igisubizo rero hano ni C. Igisubizo ni C, ni arenze umurongo wera ucagaguye. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo wige neza, uzaje mu kizamini witeguye, dawunirodinga application ya Traffic Rules unyuze muri application ya Play Store. Ntujya muri Play Store ukandikamo ijambo Traffic Rules, ukadawunirodinga iyi application, uzahita utubona rwose. Ubona biri kukugora cyane, watwandikira muri komenti tukabasha kugufasha. Murakoze, mugiriye ibihe byiza.